mbere na mbere y'umwijima w'ibihe by'ubuhigi n'ubutaratozi, kugera mu bihe byo guconga amabuye n'ubukorikori kw'inyokomuntu, na nyuma cyane y'ibihe by'impinduramatwara y'ubuhinzi, iy'inganda na siyansi. niba twemera ko turi mu kiragano gishya cyatumye isi iba nk'umudugudu, tukemera ko ubwenge n'ubumenyi ari imbaraga yageza umuntu ku byo yifuza. iyi ni Inkorane TV. tubamenyesha ibyo mutazi, tukabibutsa ibyo mwibagiwe. Kuri twe ubwenge burarahurwa. ngucira umugani nkubambuza umugano, ntuzava ikantarange azasanga ubukombe bw'umugani bumanitse ku muganda w'inzu. ubusa bwaritse ku manga, uruvu ruravugiriza. Agaca karacuranga, nyiramusambi sabayirira inanga. harabaye ntihakabe, harapfuye ntihagapfe, hapfuye imbwa n'imbeba, hasigara inka n'ingoma. Nkuba yibereyeho agatura mu ijuru, Gikeri akaba munsi. Gikeri yagenda akagenda asimbuka, Nkuba akibera hejuru agakubita hirya no hino. Umunsi umwe aza gukubita ajya hasi, asanga Gikeri yarubatse, arasakara, afite urugo rukomeye. Nkuba abaza Gikeri ati, ese Gikeri, ko wubatse utya wowe usakaza iki? Ubwatsi ubukura hehe? Ubutemesha iki? Gikeri ati, mfite umuhoro wanjye ngomba gusakara inzu yanjye simvirwe. Nkuba ati, nanjye rero ndi umukene untize ko uwo muhoro wawe nitemera ubwatsi njye gusakara ku ijuru, njye kwisakarira inzu, umugore n'abana ntibagira aho bicara. cyakora Gikeri abyumva vuba abaza Nkuba ati, ese Nkuba ndaguha umuhoro wanjye nzawushyikirizwe n'iki kureba ntagira amaguru? Nkuba ati, nzawuzana vuba. Gikeri ahereza Nkuba umuhoro, aragenda atema ubwatsi. Ariko ubwo Nkuba yatemaga ubwatsi, Gikeri yaribwiraga ati, ndabizi Nkuba ni umuntu ugira amahane, kandi ntazongera kugera ino ubwo ashyikiriye umuhoro wanjye. Gikeri aranyaruka yigira mu kiba cy'ubwatsi. Nkuba akubita ubwatsi abugeza mu ijuru, abutura ku kibero cy'inzu. Umugore ati, ese noneho ubu bwatsi ubukuye he? Undi ati, wa mugore we ceceka, ibintu mbonye ntibigira uko bisa. Nahuye n'umugabo Gikeri ampereza uyu muhoro, ariko nzareba ka Gikeri na Nkuba, ntabwo rwose uyu muhoro nzawumusubiza. Reka njye nitemera ubwatsi nisakarira inzu, ntabwo Gikeri azagira ino. Umugore ati, uzaba umuhemukiye cyane. Undi ati, reka da, ntabwo namuhemukira. Nkuba akajya aca ubwatsi, arasakara amererwa neza. Gikeri aranyaruka yitura mu kibero cy'inzu. Noneho Nkuba akibwira ngo ntabwo ibyo avuga Gikeri abyumva. Gikeri yibera aho ngaho, iminsi 8 basezeranye igeze, Gikeri aranyaruka ajya ku irembo kwa Nkuba. Arakorora, yemwe abo kwa Nkuba. Nkuba ati, yeee, nimwumva abo bantu. Ati, sinzi umpamagaye. Gikeri arakorora, erega ninjye Gikeri, umuhoro wanjye warawutindanye none narinje kuwirebera. Undi ati, koko iminsi ibaye miremire, ariko utaha usubira imuhira, nanone iminsi 8, uwa cyenda nkakuzanira umuhoro wawe. Gikeri yisubirira mu kibero cy'inzu. Nkuba yiberaho, atarisha ibitoki birashya barenga. Inzoga imaze gushya abwira umugaragu we ati, genda ujye guca ibihunda, uzane n'urutete utekere inzoga tugende, shyire Gikeri umuhoro we ataziyahura. Ubwo Gikeri aramwumva. Umugaragu aragenda azana ibihunda n'urutete araza atekera inzoga. Uko atekera Gikeri yiterera muri rwa rutete, noneho umugaragu arikorera, Nkuba arakubita umugaragu na shebuja bitura ku isi. Umugaragu aragenda atura inzoga mu nzu.
Gikeli ava muri rwa rutete ajya mu buriri, umugaragu asubira ku irembo asanga shebuja. Shebuja ati ese wahamagaye? Umugaragu ati nahamagaye databuja, ariko nta muntu wanyitabye. Ngo agere ku irembo arongera arahamagara ati yemwe kwa Gikeli. Gikeli ati yeee, arakorora, nta muntu mpamagaye? Bati arahamagaye, ni Nkuba waje gutarura umuhoro. Gikeli abyuka vuba vuba ati nuko ibitotsi n'umwana wundi ga, nari nsinziriye. Ahera ko arabyuka ajya mu kirambi arakorora. Mbega mwanzaniye inzoga? Bati twakuzaniye inzoga y'ishimwe kandi twakuzaniye n'umuhoro wawe. Banywa inzoga, barangije bamubwira imihango yayo. Birangiye Nkuba n'umugaragu we bisubirira mu ijuru. Gikeli asigara iwe n'umuhoro we. Sinjye wahera Nkuba na Gikeli.